Nongeye kubasuhuza mwebwe tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, namwe mwese mugenda mubasha kumenya iyica mugakurikira ibiganiro byacu tunyuzaho, ibiganiro bitandukanye. Ndabasuhuza mbifuriza umugoroba mwiza, ndabifuriza ijoro ryiza, kandi ndabifuriza amahoro aturuka ku Uwiteka. Mugire amahoro, mugubwe neza. Uyu munsi ngarutse mu kiganiro n'ubundi ku cyerekeranye n'ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa se iterambere ry'amafaranga y'ikoranabuhanga. Bigaragara neza ko isi igiye guhinduka cyangwa se mu mpinduka zikomeye tugiye kwinjiramo mu mwaka wa 2025 mu buryo budasanzwe kandi bugaragara, mu gihe bimaze kugaragara neza kandi byagiye bivugwa mu buryo butandukanye n'imyiteguro ikomeye isi biri kugaragara ko iri kwitegura kwinjiramo. Ariyo mpamvu ngiye gukora iki kiganiro, ariyo mpamvu ngiye gusobanura byinshi, tuvuga kuri P-Network, tuvuga ku yandi mafaranga ariyo yose yitegura kujya ku isoko, tuvuga ku byerekeranye n'umwaka wa 2025 uburyo igiye kuba revolution monétaire. Abari abakire basanzwe mu mafaranga asanzwe ubukungu bwabo bugasubira inyuma, abamenye amafaranga y'ikoranabuhanga ubukungu bwabo bukazamuka, hakabaho impinduka zikomeye mu bukungu bw'isi, icyakoze bukiyongera kuko abakire baziyongera. Ari cyo kiganiro tugiye kwimbika ngo tuvugeho. Nimba ari ubwa mbere tubanye cyangwa dusanzwe tubana, udufashe dukande subscribe, urayikinga, sharing, commenting, biradufasha cyane, iba ari inyunganizi zikomeye. Ntangiriye rero kuri iki kintu cyerekeranye n'amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa se nyirizina, by'umwihariko dukurikije ibigenda bigaragara cyangwa byagaragaye muri uyu mushinga w'ikoranabuhanga, ubwo isi yose yiteguye kureba neza cyangwa se ubukire bwa mbere buzaba buri kugaragara buri gukontororwa ku ma blockchain atandukanye. Ni ibintu byamaze kugaragara kandi bifite umurongo mwiza kandi byagiye bisobanuka mu buryo butandukanye kandi bisobanutse. By'umwihariko turahera ku cyerekeranye n'amafaranga y'ikoranabuhanga, uburyo isi yiteguye cyangwa n'ibyagiye bitangazwa nyirizina na Donald Trump nka perezida ugiye kugasubira kuri manda ya kabiri ku butegetsi bwa Amerika. By'umwihariko mukaba muzi neza ko Amerika ariyo puissance mondiale y'isi, ari cyo gihugu gikomeye cyangwa se ari cyo gihugu kimeze nk'igikontorora ubukungu bw'isi. Ariko noneho by'umwihariko akarusho nuko nk'amateka Trump afite cyangwa se nk'uburyo yagaragaye mu mpinduramatwara afite cyangwa se muri gahunda afite mu buryo bwo kuzahura ubukungu bwa Amerika cyangwa se n'ubw'isi no kuzana impinduka zikomeye, nuko Trump yamaze kugaragaza ko we umurongo afite, imbaraga azazubakira ku bukungu, ibintu by'intambara akabyirinda akabihagarika, ubundi ubukungu bwe bukaba bushingiye ku mafaranga y'ikoranabuhanga. Ibyo ni ibintu byamaze kugaragara kandi bizwi neza, bifitiye umurongo ugaragara kandi ufatika. Ariyo mpamvu isi yose yiteguye izi mpinduka kandi mu buryo bukomeye. Bizwi neza ko yavuze neza ko Amerika igiye kuba centre ya cryptocurrency ku isi cyangwa na digital currency, byose biragendana. Ariko wa digital currency yabanje kuba cryptocurrency, akabasha kuzamura ubukungu bwa Amerika cyangwa se n'abandi bose bamenye amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa se n'impinduka zidasanzwe tuzi ku isi igiye kwinjiramo, yaba systeme bancaire, yaba systeme iyo ariyo yose. Murabizi tugiye kuva muri web 2 twinjire muri web 3 mu buryo bwa internet cyangwa se bw'ikoranabuhanga. Ibyo byose bigiye guhinduka ku buryo ibi twajyaga tuvuga ngo ikoranabuhanga ryarabyoroheje, noneho tugiye kubona ko tugiye kuva muri systeme yaritakoraga neza web 2 tukinjira muri 3, ubwo umuvuduko cyangwa se icyo bise itumatumanaho n'ikoranabuhanga mu buryo bwa internet bizaba byoroshye cyane. Ibi bintu rero bikaba bigiye kugaragara mu mwaka wa 2026. Tugakomeza ku kindi kintu cyagaragaje neza ko umwaka wa 2025 ari umwaka ugiye kumera nk'uhindura ubukungu bw'isi. Nuko mubizi neza ko ibihugu byose aho biva bikagera byiteguye gukora ifaranga ry'ikoranabuhanga ryo ryiswe CBDC, Central Bank Digital Currency. Iryo faranga rikazaba ryiteguye neza kubasha kuregulariza cyangwa se kuvunjwamo amafaranga yandi atari ay'igihugu ariko akora mu buryo bwa cryptocurrency kimwe n'ama digital currency. Iryo faranga murabizi neza ko tutagiye kure na BNR banki nkuru y'u Rwanda yatangaje ko kuva mu mwaka wa 2025 mu kwa gatanu bazatangira test
ibyo ari byo byose bafite icyo bazaba bari gutesitingiraho, kuko muri iki gihugu cyacu nta mafaranga y'ikoranabuhanga yari asanzwe, nta cryptocurrency yari yemewe, ariko icyo gihe bazatangira kurikoresha bazi neza ko ibyo bagiye gukora bihari, bazi neza ko uburyo bagiye kurihuza bihari. Uyu munsi ku isoko ry'amafaranga y'ikoranabuhanga benshi bazi Bitcoin cyangwa se za Ethereum na za BNB na za Solana n'izindi nk'amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa ama USDT nk'amafaranga ari digital currency cyangwa se USD. Ayo ni amafaranga yose y'ama digital currency asanzwe akora ku ma exchange cyangwa se akanakoreshwa mu buryo bwo kugira ngo hakore transfer bohereze mu mabanki bisanzwe mu buryo bwa bank transfer amafaranga ava online. Ibyo ni ibintu bizwi, ariko noneho isi yose mu gihe yinjiye mu cyo bise CBDC, bishatse kuvuga ngo ubukungu bw'isi bugiye guhinduka direct. Amafaranga twari dusanzwe dukoresha mu ntoki, aya ngaya rwose benshi bita y'ibipapuro, agiye guhinduka. Murabizi ko amafaranga yagiye ahinduka ku isi habanje ibiceri, nyuma haza inote, nyuma y'inote noneho bigiye kuba ifaranga ry'ikoranabuhanga mu buryo buri officiel. Ubwo abagaraga nk'abakashiya mu mabanki, nk'abavunjayi mu mabiro de change, abo bose bagiye gusubizwa ku isuka. Rwose ni ibintu bigaragara, banki zizaba ziri gukontororwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, hakora amamashini gusa y'ama ATM card cyangwa se visa card na master card, wenda n'abakozi bake babikontorora, ariko kuvuga ngo ubwinshi bakoraga ku magishe, abo bose akazi rwose kagiye guhagarara, ikoranabuhanga rikoroshye. Ariyo mpamvu bigaragara neza ko 2025 ari umwaka ugiye kubamo amateka adasanzwe, ubukungu bw'isi buhinduke, n'iterambere ry'isi rihinduke, ikoranabuhanga rihinduke, ibintu byose bihinduke nk'uko ibintu biri gutegurwa cyangwa se nk'uko twabibonye muri uyu mwaka. Ibintu byose biri gutegurwa 2025 ari ibintu bishyashya mu buryo ubwo ari bwo bwose. Na ba bandi bari biringiye ngo imitungo yacu turakiza, dufite amafaranga ku ma konti yacu cyangwa se dufite imitungo runaka, inyubako runaka, nimba bataramenye icyitwa ifaranga ry'ikoranabuhanga, abangaba nabo ubukungu bwabo bugiye gusubira inyuma cyangwa se kugabanuka, usange abagiye bamenya ifaranga ry'ikoranabuhanga aribo bazamutse. Noneho nyirizina tugarutse ku ifaranga ry'ikoranabuhanga riri kurimbanya, urugero nka Pi network cyangwa se n'ibintu imaze kubaka, cyane uburyo isi yiteguye gukoresha iri faranga, nuko bigaragara ko umwaka wa 2025 officiellement ari umwaka udasanzwe ku muntu wamenye iri faranga, ku muntu wari mininze n'umutima ukunze, dore ko ari ubuntu kugeza uyu munsi, ariko bikazaba impinduka zikomeye mu bukungu bw'isi, kuko ibi ari ibintu byamaze kugaragara kandi bifite umurongo mwiza. Tugenda tubona uburyo iri faranga riri kubakwa ku bantu bari mininga, amasoko uburyo ari kugenda yidekarara. Ngeze kuri iki kintu, hari uburyo biri kuvugwa mu buryo butandukanye, abantu bagaragaza ngo uburyo bazaha ku masoko cyangwa n'ibindi biganiro bigenda bikorwa, ariko ikintu nagira ngo mvuge nuko Pi network nubwo ryakozwe nk'ifaranga rigomba kuzahahishwa, ariko nyirizina si imbaraga zaryo, impamvu bari zikoze nuko bagira ngo ritandukane n'andi makiributo nka za Bitcoin n'izindi, cyangwa se rigaragare ko ari ifaranga ryaje gukora nk'andi mafaranga pana gukorera mu bwiru cyangwa se ku ma exchange gusa. Nuko imbaraga barikoresheje rero kugira ngo dushingiye ku mishinga ya Kwatimu cyangwa Dr Nicolas, ari ukugira ngo babashe kubaka icyo bise technology idasanzwe ihambaye, bubake system ya Web3, bahindure system bancaire, ibintu byose babishyira ku murongo, ariko bashingiye kuri faranga rya Pi network. Ariyo mpamvu abahanga n'abanyabwenge bavuga ngo aka gaciro ka GCV kangana $112,159, aka gaciro ni gatoya bashingiye ku bintu iri faranga rigiye kuza guhindura systeme bari kuryubakiraho, zigomba kuzaba ziri kugurwa cyangwa se gusabwa gutangwa, yaba ikiguzi cyangwa se kugura serivisi, bitewe n'abazikeneye abo ari bo bose bazaba bishyura mu mapayi, bigatuma rero birizamurira agaciro. Nubwo ku isoko ry'abacuruzi icyo bise GCV bavuze ko bazacuruza kuri aka gaciro $314 by'idolari n'amadolari $159, kikaba aricyo giciro kigaragara muri blockchain,
ko cyemejwe n'abacuruzi benshi cyangwa se transaction zagihamije zirenga miliyoni 5, ariyo mpamvu ubwo kwa timu nabyo yamaze kubiha umugisha. Sinzi uyu munsi umuntu ukibureminga ko iki giciro atari cyo, kandi areba neza ibimenyetso cyangwa se na systeme n'ibyagiye birivugwaho. Uyu muntu sinzi imyumvire yaba afite, nimba ari umuntu uzi neza ko asobanukiwe ibintu cyangwa se n'uburyo ifaranga rihabwa agaciro. Ariko noneho ni ukuvuga ngo abahanga n'abanyabwenge bavuga ko iki giciro ari gitoya. Ni ukuvuga ngo 2025 umuntu uwo ari we wese utaramenye amafaranga y'ikoranabuhanga se cyangwa se utazi ibyo arimo cyangwa se wabikerenceje akabijyamo atabirimo, akamayininga atabishaka, urugero nka Pi Network cyangwa n'andi makiributo, nuko azisanga mbese muri make afite kwibaza no kwicuza gukomeye, kuko yabashije kumenya umugisha, yabashije kumenya icyamugira umuntu, cyagira umumaro umuryango we cyangwa se na sosiyete atuyemo cyangwa se no mu iterambere rye n'ahazaza he, akagitesha agaciro ntakiteho. Iri faranga rya Pi Network dukurikije uko biri gutegurwa cyangwa se n'uburyo amasoko ari kugaragara ko agiye kurikoresha cyangwa se n'uburyo kwa timu iri kugenda itangaza ko biteguye kurishyira ku isoko mu bihe bidatinze cyangwa se mu bihe bya vuba, nuko bigaragara neza ko Pi Network izajya ku isoko isi yose. Ibyari tekinoloji n'ikoranabuhanga cyane imikorere yose y'uburyo isi iri gucungwa mu mitungo cyangwa se n'uburyo iri kumanajingwa, ibintu byose bigahinduka bitewe na system izaba iri kugendera kuri Ebo 3, ariyo yubatswe na kwa timu, yemwe na systeme bancaire izaba yamaze kwinjira mu cyo bise QFS. Ibintu byose bigahita bihinduka. Ariyo mpamvu agaciro ka Pi Network nubwo benshi bakiri aho ngaho bataramenya neza, batari kuviza ngo barebe aho isigana, nuko ari faranga ryubakiwe mbese kuzana icyo bise urusobe rw'ibinyabuzima mu buryo bw'iterambere cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibintu byose bigahinduka. Ariko by'umwihariko murabizi neza ko sensibilisation cyangwa mobilisation yaryo yari ishingiye kuvuga ngo ni ifaranga ryakozwe kugira ngo rizahashye. Muri make n'ubundi ibintu byose bizaba ari bimeze yaba ayo maserivisi azaba ari kugurwa muri Pi, yaba ibyo bicuruzwa cyangwa se n'iyo mikorere yindi, byose bizaba biri kugurwa muri Pi. Ariyo mpamvu bigaragara neza ko 2025 mu buryo buri official ari umwaka udasanzwe, ari umwaka benshi bazishima abandi bakarira, benshi bazabyina basetsa imiryango yabo yishimye, abandi bababaye hejuru yo kutamenya amahirwe cyangwa kuyakerensa, ntibumve ko aya mahirwe yari ayabo cyangwa se aya mahirwe nabo bagombaga kuyabyaza umusaruro. Komeza iki kiganiro rero, nagira ngo mbwire abantu bose badukurikiye ko nubwo tubona neza ko ubukangurambaga uyu munsi buriho ku bantu bamenye umushinga wa Pi Network cyangwa ku magurupe yose ayikoresha, dore ko umunsi ku wundi ibiganiro biri gukorwa n'abantu batandukanye basesengura mu buryo butandukanye, nuko iri faranga urifite, nagira ngo mbabwire ngo nubwo wenda bigaragara neza ko abantu barisonzeye cyangwa se barisonzanye, ku bantu bamaze kugira ama Pi Network ari available balance mu wallet yabo, nuko nyirizina bashatse babanza bagatuza bagatekereza kabiri cyangwa se bagashyitsa umwuka gatatu. Aya masoko nubwo adutegereje, amasoko nubwo ategereje abapayoniya, ayo masoko nubwo benshi bavuga bati dukeneye kwikenura imyaka n'iki, ahangaha niho umuzungu ari gukorera igipimo cye cyo kugira ngo akureho abantu amapayi yabo. Aya masoko muri makeya, nubwo ubukangurambaga bwigeze bubaho, si byiza gutekereza ko ugiye kwaya payi zawe, uzahaha ibyo ukeneye, uzavunja ayo ukeneye, ariko nyirizina tageti umva ko payi ari ubutunzi, payi atari amafaranga yo kurya no kwishimamo, payi atari amafaranga yo kujyana muri ambiyanse no kwinezeza mu buzima. Payi ni umutungo kamere nyirizina. Uyu munsi umuntu wamenye payi amenye neza ko afite umutungo kamere uruta wa wundi wari ufite amasambu n'ibikingi n'amafamu cyangwa se n'inyubako ziri aho. Ibyo byose bibarirwa mu mutungo kamere. Ubundi payi aba bazungu dukurikije for example Dr Nicolas cyangwa se na kwa timu cyangwa n'uburyo isi bari gutegura uyu mushinga w'iyi Pi Network, nuko ari projet izaramba
bayikoze nk'ifaranga rigiye kuza gustabiriza andi mafaranga yose bitewe na serivisi bazaba bari rizaba riri gutanga kandi risabwa ko rivunjwamo, yaba ibigo ibyo ari byo byose by'ikoranabuhanga se cyangwa by'imari cyangwa se n'inganda, ibintu byose biri ku isi biri mu buryo bwo gukora ibicuruzwa cyangwa se bwo gukora ikoranabuhanga cyangwa se yaba ibigo by'indege n'iby'imodoka, yaba ibigo ibyo ari byo byose bikomakomeye ku isi, yaba ibikorera online cyangwa se ibikora bizwi, ibyo ari byo byose bizakenera iri faranga kugira ngo babone serivisi zibimurira muri ebo3, babone serivisi babasha gukoresha mu ikoranabuhanga ryabo, bazabishyura mu mapayi. Ariyo mpamvu abahanga n'abasesenguzi bavuga ngo iki giciro cy'314 ni iby'itoye mu buryo bugaragara kandi bufatika. Ariyo mpamvu bigaragara neza ko isi ikintu iri kwitegura kwinjiramo na monde isi iri kwitegura mu buryo igiye guhinduka, ni uburyo bukomeye cyane, n'ibintu biteye ubwoba, n'ibintu bihambaye. Ariyo mpamvu mbabwira ngo umuntu uwo ari we wese wamenye paye, amasoko aradutegereje agiye gufungura. Benshi baravuga bati tugiye kubakisha amazu, tugiye kugura amamodoka, tugiye kugura ibibanza cyangwa se tugiye kuryoha, muri make ubuzima bugiye guhinduka. Ariko aya ntabwo ari amafaranga ukwiye kumva ko unyotewe kugira ngo ushire ubukene bwawe n'ibibazo byawe mu buryo bwihuse. Aya ni amafaranga nyirizina aje ku bayakoze cyangwa se ku bahanga b'abanyabwenge bafata nk'umutungo kamere kuri buri muntu wese wabashije kwimenya, ku buryo n'umwana n'umwuzukuru uzamenya ngo sogokuru cyangwa nyogokuru yabashije gutunga payi. Ibyo ntabwo azabimenya kuko byanditse mu bitabo by'amateka, azabimenya kubera imitungo asanze umuntu wamayininze payi yarabashije kugeraho. Ariyo mpamvu rero mbabwira ngo umwaka wa 2025 ni umwaka mwiza w'uburyohe, ariko si umwaka wo gusamara cyangwa se kurengera ku bantu bamenye amafaranga y'ikoranabuhanga by'umwihariko P-Network. Ntabwo ari umwaka wo gukabya mu bikorwa ibyo ari byo byose umuntu uko abishatse cyangwa yumva bikwiriye, kuko nanone ushobora kwishima ukarengera bikakugiraho ikibazo. Kimwe nuko ushobora nanone kwifata ntiwishime, nanone ugasanga ubuzima bwawe urabubangamiye. Ni ngombwa ko wishimisha, ariko ni ngombwa mu rugero, wa mugani mu rugero, ntiwumve ko ibintu byose ubwo muri makeya, nimba ugize amahirwe ukabasha kubona uburyo bw'amafaranga wifuzaga, ugiye guhita uvuga ngo reka nishime ndengere. Ni inama tuba dutanga cyangwa se n'ubukangurambaga tuba dukomeza kuganiraho. Payi ni umutungo kamere w'umuryango, n'ubwo imayininga uri umwe, ariko abana n'abuzukuruza bagomba kuzamenya ngo nyogokuru cyangwa sogokuru bari bafite payi. Uwo mukiro cyangwa se ubwo bukungu bubatse bakabuvukiramo bakabusaziramo, nabo bizaba nuku. Iki gishushanyo mbonera abazungu bagikoze, ntago bayakoze ari amafaranga yo guhita ubona ngo ngiye guhahisha nishime nkubitishe cyangwa se ndangize cyangwa se nikenure. Ni ukuri payi ntabwo ari amafaranga aje kumara ubukene gusa, ahubwo payi ari umutungo kamere ugendanye n'igihe tugezemo. Nicyo kintu cy'ibanze umuntu uwo ari wese utunze payi cyangwa se uwayimenya akwiye gutekereza. Nk'uko dusanzwe tubana rero, cyangwa se nimba ari ubwa mbere tubanye, udukandire subscribe, urayikinge rwose, usharinge, ukomentinge, biradufasha cyane. Imana ibarinde kandi mugire ijoro ryiza, turabakunda cyane.